bakunzi ba Keopi rero twongeye kubifuriza ishya n'ihirwe muri uku kwezi kwa 10 tugeze ku itariki ya 11 turimo turagenda tugana no ku mpera z'umwaka. Impamvu nkunda kubigarukaho nuko buri wese atangira umwaka afite intego yihaye. Iyo hasigaye amezi abiri rero aba ari igihe cyo gutekereza ngo izo nihaye ntagezeho zingana iki, zatewe n'iki, hanyuma izagezweho n'izihe, hanyuma ugatangira gutekereza gupanga umwaka utaha no gukosora ibitaragenze neza. So ngayo nguko rero nuko tutangira. Uyu munsi rero mbazaniye Kwizera Valence, harya ni Caporari ni Serge? Ni Caporari, no wari Caporari. Mwe ntacyo, wari Mungu ntari bubireke, ntari bubite, niko umurundi avuga. Valence twaganiriye ku biganiro byinshi nk'umusirikare wo muri FAR, nk'umurokore waje no kugaruka akaba muri APR, afite amateka menshi cyane ajyanye n'urugamba, ariko twakunze kwibanda kuvuga ngo umusirikare w'umurokore mu gihe cya jenoside. Iyo ngingo ni nayo tugikomeza. Biba bimeze bite ku muntu ushinzwe kurinda umutekano, ariko bagenzi be bakaba bahinduye inshingano, bajya kwangiza, bajya kwica abaturage, we noneho umurokore Bibiliya mu mufuka, imbunda ku rutugu. Iyo scenario niyo nkomeza kwicara nibaza. Vale, karame ikaze rero. Murakoze cyane, ndashimiye. Yego, hanyuma namenye ko ufite n'ubukwe warantumiye, warakoze kuntumira. Nubwo mfite ubundi bwinshi, tariki 18 hari undi wantumiye kubera ko kaminuza iza graduatinga kuri 17. Ubwo rero 18 19 ni iminsi mikuru ahantu hose. Mbonereho gusuhuza Gatete, ndabimusobanuriye. Gatete wiremera Rukoma ni inshuti yanjye, yari yantumiye nawe muri graduation y'umuhungu we kuri 18 bihuza n'ubukwe bwawe. Ibyanjye mbivugira ntese mubwira rero nzaba nagiye mu bukwe bwa Ziraziritse. Atese Ziraziritse ko ndamwibuka, namwe wa wundi waririmbye Kamanyu k'umutsima ndamwibutse. Ubwo rero Gatete abonereho kumva ko manzi tubwire ku bijyanye n'imyiteguro y'ubukwe. Harya ubwo ugiye gushyingira umwana wa kangahe? Mu mavuko no wa gatatu, ariko mu gushyingira ubwo no wa kabiri, kuko hari uwishingiye, ariko nawe n'ubwo yishingiye ariko arashingiye. Muri make ufite abakwe n'abakazana? Mfite umukazana umwe. Yego. Ubwo ngiye kugira n'umukwe umwe. Uwo ni mukwe wa mbere ngiye kugira. Uwo wundi waruvuze wishingiye? No muhungu nyine afite umukazana. Wishingiye no muhungu. Yego. Afite umukazana, mfite umukazana. Afite amaze kubyara abana babiri. Ufite umukazana n'umukwe byara? Ngiye kugira n'umukwe. Bizera ko uri hasigaye icyumweru kimwe n'umurenge bavuyemo. Umurenge bazajyemo ku wa 4. Okay. Umurenge wa Niboyi bazajyemo ku wa 4 16. Ubukwe buzaba kuri 18 ku wa 6. Gahunda n'abadukurikiye babyumve, abutabashije kugeraho batumira, abatabashije kukohereza n'intwererano babyumve. Isi yagiye hageze rwose ubukwe. Babwire. Gusaba no gukwa bizabera mu yitwa Bliss Garden iri Gahanga. Okay. Iyo umuntu avuye kuri gare ya Nyanza kagera kuri station ya Merezi, niyo Merezi ya mbere habanza hagararaho akareba ibumoso ku cyapa kinini cyezo Bliss Garden. Okay, niho gusaba no gukwa bizabera. Bajye gusezerana mu Sinirwa DPR Kicukiro, hari Kicukiro Sheri. Yego. Nyuma bagaruka aho ngaho nanone. Byose naho bizabera. Inshuti zacu, inshuti zawe, rero inshuti zanjye ubwo ababishobora bazadutahira ubukwe, ndabatumiye bose. Yego. Rwose uzabishobora. Yego. Azantahira ubukwe n'umunezero nanjye. Yewe ntago nemera ko bivuga gutyo, ko hari abantu numva mfite amashyushyu yo kuzahura nabo. Burazaza. Buru ntago ndamubona. Urambwiye ko uzamushaka nawe akomana buru. Arya wambwiye ngo abakira mu ruzi. Yavukaga muri commune mu cyari commune Murambi. Yego. Twabanye mu gisirikare, sinavuze ngo ni segiteri ye ni siri, ntabwo mbizi. Ariko twahirukanye Kanombe muri 2001 twembi dusezerwa mu gisirikare. Ariko bavugaga ko yaratuye ahegereye Muhazi. Kuko yatwara ku bwato muri Muhazi. Agomba kuba Gakoni, za Nyabisindu, za Rwimitereri, kuko uhegereye Muhazi byanze. N'umuntu ndasenze Imana izanyereke buru ko dufite amateka buru n'abamuzi babyumve kwa gatandatu azazatubona. Ariko ubwo buru nituvuga buru umuntu waho ntazamuturangira, kuko hari abazi Nyirigira, buri cyo twari bitaga hariya yitwa Nyirigira. Ndabyibutse. Yari umugabo ugira yantuza hano imyotso hano itatu gutya, muremure ukunda kugira amaro, ukunda gusekura utari muri cyane, abantu bazamona samuturangira. Hanyuma rero abandi banjye bazaza, twavumye ko bazaza. Bavuge hari uwo mbwiye ubazabubazi muri Bubazi hari wa mudamu n'ikiganiro twakoze ubushiye niwe twasorejeho. Twasoje
umugabo waje kumutwara ni umudamu yari nyirasenge wundi musore twasenganaga nawe twamuvuzeho utuye kwa Gitima yaratuye Indera ariko aza kwimuka rwa Gitima uriya ni nyirasenge ni nyirasenge umugabo yaje gutwara akurira ikamyo ndabyibukana nakoze ifoto nakundi foto umwe warindaga wabaga wicaye ku rubaraza barinze aho ngaho aho abasirikare bacu baje bavuga ngo inda y'agakecuru yego harya nibo wagiye kuzanira ibishyimbo ku igare by'ibitonore nabo ngabo iyo foto ndumva ibishyimbo nabizanye inshuro ebyiri hari umunsi umwe niwo nabizanye ku igare uwundi twajyanye Daihatsu y'umugabo wari umushoferi niwe musirikare yari Serija wenda muvuga n'amazina kubera ko atariho wenda yitwaga Byiyingoma Andre ariko twamuhimbaga Goronome hari umunsi najyanye iyo Daihatsu ndamubwira yari umukristo tujyayo turabisoma vuba vuba ko amasasu bagavuga n'amabombagwa n'umukobwa yituga Providence nawe aracyariho dusoroma vuba tunaga mu modoka ibitone tunaga mu Daihatsu vuba tunaga mu amabombe yaravuga amasasu avuga duhita twicaramo turabizana ngo baratonora barateka mubizana muri urwo rugo ku mudamu nyine yuri bubazi n'umwisenge neza we uri Rwa Gitima bose bazaba bahari banyemereye ko bazaza rwose nanjye nkumbuye kuba bazaza uzababona hanyuma rero ikiganiro rero cyagarutse amaze kurira imodoka agiye ampepeye arira ariko arizwa n'ibyishimo yego icyo gihe hahuriranye ibintu ese buretse gatoya umugabo we ntabwo mwari muziranye ntabwo twatuziranye kandi nawe yari umusirikare yari umushandarume kuro yego ndabyumva byose yari intwarane yari wo mu biturika hanyuma ntabwo umugabo ntabwo yigeze agira kangononwa ko kuvuga ko wamusigaraniye umugore ko yagize yaraje n'amahirwe yaranahasanze yaje ahansanga hari n'abandi bakobwa babiri bahabaga abo bandi bo ntabwo bakunda kujya hanze uwo mudamu no mwisengereza ntabwo bakunda gusohoka ari gake cyane bari byagusaba ko mbanza kureba hanze station nta mu muhanda nka kugira ngo ubemerere gusohoka baze hanze bafite umugabo yaravuye Ikibungo hari batwitwaga ngo batayohuye ariko ndayizi yabagamo kandi yarabaga Ikibungo yitwaga batayohuye ariko ba Ikibungo yego niko byo bayitaga ariko uziko huye yaraje arahasanga ubwo yaje ari ugushakisha ntabwo yahamyaga ko bariho mu byukuri ariko yapfuye kuza kuko ari we arahasanga aradusa twese mudamu itamubwira ati uyu muntu yitwa Kwizera niwe Imana yakoresha ngo tube tukiwe ati iyi Imana itamukoresha ntabwo badusanze ankura mu cyete warakoze nta n'izina rindi ni yaranze na warahari ari hori wo bari kumwe no mugabo aracyari we twongeye kuganira neza nyuma tumaze kubonana nyuma muri 2009 ngo twabona ngo twagana urumva barakomeje wenda yagiye amuha amakuru yanjye yandi uko twasenganaga ariko nta rindi jambo situation yari iriho ntabwo yari gutekereza ngo wenda yaba ntungiye umugore ntabwo byari kuboneka mutima w'umuntu nkaho yakavuze ati naho yamutunga ariko nkaba mubonye kuba yaramubonye bakurira imodoka byari bihagije good hanyuma bamaze kurira imodoka mwongeye kubona na ryari Karegeya duhiyo nkuriye ibintu by'Imana n'ibintu bitangaje hari uwo munsi bagiye wakwemera ko nazamutse narakarabye nka 9 nakarabiraga aho mu kigo ntamazi twagiraga uwo mudamu niho nakarabiraga ngeze mu kigo jise sanga inite yacu iri yahaye komandoma iri gupakira ibyayo byose igenda bagiye mu bintu byagahongonera kuri tactique operation n'ibintu nk'ibyo bagiye byumva yacu yagiye imbere inite yanjye niyo yavuye mu kigo cya Kanombe mbere twe twahavuye iki wasanze babaze gupakira wowe niyo ahubwo nge nuri imodoka gusa kuko hari umuhungu twanaga wapakiye ibintu byanjye twanaga yari yabipakiye azingwa huzira urinjira ntago bari bazahundi ubari kiragiye nta telefone ngo urabaza umuntu nguriye bagutake nyine nta bindi kubw'amahirwe mba ndaje tururira turagenda niko twageze mu nzira turenze muri Eto Kicukiro twashakaga inzira yari yo gukomeza ura muhanda wa Bugesera ariko muri iyo minsi kiriya kiraro kirara kibanza kiba cyaraciwe ariko cyo nabacu abitwaga bacije nibo bagiciye ntabwo araperi yagiciye uriya muhanda ugenda nawo hari ahantu bazengurukaga inyuma ya Rebero sinzi ubuhanda buhaba ukazahinguka hari umugendo ukagera twari kunyere ko naho biranga umugendo ugaca munsi ya Burema ukazagera za Mwendo Mwendo nuko iyo yari ndawuzi nanjye nawe unyuzemo n'amaguru kuzamuka Irebero biranga kubera amasasu inkotanyi zari zihafite biranga ariko hagati ne narwaye malaria natukanye handi muri rwa rugo ngeze muri ibyo bice harano twaraye ntaza hariho ariko ni hafi isoko rya Kicukiro twaharaye ijoro rimwe noneho nijoro ndaremba cyane ku buryo abandi baje kugenda sinamenya ko bagiye
barasiga aho naje kuva njyenyine ku manywa urugendo rugoye ariko none ndaza aho mpaviriye hari inzira yacaga imbere y'irebero igenguka igikondo hejuru hari station ngo yerito gateriyene niba ari iki hejuru hari za merezi hari inzira hahingukaga y'amaguru gusa ariko nta muhanda wahabaga niho nahingutse ariko masanga abasirikare hafite amayogo umuntu afite nk'amakese nka 20 hari yo kunywa wenyine sinzo barebwa bazisahuye hari basinze banyakiza uri wagenda gute wari ufite ibikoresho ki nari mfite imbunda nari sangamwe imbunda mu maboko nubwo twakoreshaga nini ariko mu maboko niteye kuko waguyifite nari nyifite nayo yitwa fari hari muri yitwa fari yaho hanyuma ubwo naraperereje ndaneka ibyo kurya wari kurya nta kurya kwabaga nta kurya na gutu nta kantu wari ufite mu mufuka nari mfite imbunda iriho amasharijeri 3 n'amasasu 60 mfite grenade 2 mfite bibiri n'igitabo cy'indirimbo byabi umusirikare w'umurokore aho urumva ko tuhageze neza imbunda sharijeri 3 bibiliya n'igitabo cy'indirimbo erega kare gihe kira kibazo wabajije ni ingingo ikomeye cyane ni ukuvuga ngo abo turi kubwira ubu n'abandi bamenye ko umukristo mwiza adahindurwa n'ibihe ahubwo aca mu bihe bibi ariko akava makomeye kubasoma bibiliya ndabyumva ariko nyine icyo kibazo umukristo ufite imbunda na bibiliya izo ntwaro zombi kirimbuzi zitubwire ukuntu umuntu abyitwararika iyo izo ntwaro zombi zirakora ibyo zigomba gukora imbunda yayikoreshaga iki bibiri ukayikoresha imbunda muri urwo rugendo rwo nta nicyo nayikoresha ko ntawe twarasanye yari nari nyigendanye gusa nta nicyo nayikoresheje ko nta muntu twarasanye ariko umusirikare kamemo wakwitegura kuko inkotanyi zari rebero wa undi nakubwiye twari inshuti nawe mwabonaniye ahantu nawe niho yarari uba uri tutashaka kuvuga burya nawe niho yarari narabimubwiye nejo twarabonanye abwira umuntu kuri telefone ngo reka ngo aramukuba ngo rebe ngo mbonye umugabo ngo wandasha arampusha ngo reka mbanze muhobere kwa kuganira ndabizi aragatura aramukanya bibiliya ni y'urugamba rutagaragara ni y'intambara itagaragara ariko igufasha gutsinda n'urugaragara bisubiremo neza bibiliya umusirikare w'umurokore ntago ari umuntu woroshye rwana urugamba rutagaragara urwo rutagaragara iyo ururwanya ukarutsinda bigufasha gutsinda n'urutagaragara n'urugaragara niba mu mutima biri kweretse ko kwiba ari icyaha ibyo ni bitagaragara nugera aho wiba uranesha kuko yaranje kukubwira ko kwiba ari icyaha ariko uzi ko nandi kumwe n'abantu bari kujya basahura amamodoka mbareba usubiranye n'abantu bafite amavuta hari ahantu kurimo Kigali ha musika ufite amavuta yapanze karundo kareke amavuta tugakanora niyo yarari cyo kanora oil yarabisawe byinshi arabipanga yarabijyanye se nta nagace yavanye mu Kigali niyo mpamvu saririmbye mu kamanyo k'umutima ngo komeza yarunda nkaririmba ntabwo biranabyibukaga nashingiye kubiriho gusa nari kwe n'abantu bafite za moteri generator n'ukuri ndahimana ihoraho akantu nakeneraga muri beruhe narakaguraga akantu nakeneraga narakaguraga ako ntabonye nkakihorera yego urwo rugamba rw'ibigaragara narutsindaga kubera ko nabanje kurwana urutagaragara narwanishije bibiliya ukibwira umutima wawe ko ugomba kunezezwa n'ibyo bijandike muri ibyo bintu ndi kureba ubwo mo Kigali rero naje kugira ka Kigali mu kigo ka Kigali mpita mpura n'umushoferi wataraga imodoka yacu muri bias hata turaramukanya ati bari kuri mu Kigali bite nzamukanya mu Kigali nagukomeza n'amaguru oya nazamutse muri iyo modoka yaraje kutwara amazi mu Kigali muri ka Kigali twarazamukanye ariko abantu bacu usanga bambitse bavuga ko napfuye ko none napfiye bahabonye hari n'uwambonye ari rukajya kwihisha umusirikare twanaga twarishiti cyane abaratangara ariko ubwo ya malaria iranzahaza kwera n'urugendo rw'amaguru n'inzara nta mazi nyota nibwo aho nakize mu Kigali mpita ndemba ahubwo sa nugiye muri commande ukako banjanye mu bitaro mu cyakabiri twagiraga ibitaro hari hino hari ikigo nderabuzima cyo mu cyakabiri harimo n'ibitaro by'igisirikare hari hino n'ubu ikigo nderabuzima kirahari ndaharwarira ndara mu kibitarama maze gukira kabiri ndagaruka nsanga abacu bari kuri komine Runda naho ndahaba nyuma turavuga ngo ivuriro ry'abamo Kigali ryari mu cyakabiri cya Gitarama ntago ryari ry'abamo Kigali ahubwo rya gisirikare ryashoboka kuba hafi aho mu biri niho ryari ryimukiye irishoboka mbese niho ryari ryimukiye ntago ryari hanyuma urara mu kigo cya Gitarama iminsi ibiri ugarutse ku bitaro aho naharaye rimwe mu gitoro musana ufite imbaraga ndara mu kigo cy'Igitarama kabiri ndahava nza nje kureba abaca aho bari bari kuri komine Runda turaha komine Runda twaranahatinze tuza gusubira mu Kigali aho mu Kigali rero
icyumweru cya nyuma nta kwibuka itariki ariko nawe wabibara yabibara kuko niba itariki 3 z'ukwa karindwi hari ku cyumweru ubwo n'iz'ukwa gatandatu umuntu yazibona nagiteranye mu rusengero rwa ADEPR Nyarugenge uvuye Irunda uca mu Kigali twavuye Irunda tuza kuri kumwe mu Kigali twari twakambitse mu Kigali hanyuma ku cyumweru ujya mu materaniro guterana Nyarugenge hehe sa mu gakinjiro agasengero gato kari gahari nibukazi naraje harimo abantu we benshi kandi makuru avuga ko bose banarokokeyemo ahubwo uwo munsi naranigishije banyeme bamuhaye umwanya wo kwigisha nambaye igisirikare afite n'imbunda iburanyegeka mu nguni nkara y'urusengero wajyaga mu rusengero n'imbunda yamaye umusirikare wasiga imbunda se gute ndibuka ko naririmbisha indirimbo ngo twega basiganirwa aho dutegekwa n'indirimbo ya 400 mu gito cyo gushimisha Imana bampaye ijambo ryitwa irifungura habwiriza umugabo witwa Kayihura Yakobo misisi yarapfuye niwe wabwira icyo kintu cyo numva kimbera nk'igitsika mutima niba muri biriya bihe narashoboraga kwigisha ijambo ry'Imana ni ikigusubiza ngo umukristo ukabyigisha wambaye igisirikare n'imbunda nayegetse mu nguni mu rusengero kandi uyu mujyi wa Kigali karegeye hagwaga amabomba bisikana wowe uri kugira ngo wigisha gutuje bombe yagigwa hepfo ahubwo wumva nawe wafata imbunda ukajya kurwana bibe ngombwa bazata mu Rwanda bagezaho ubwo hari niba baguha icyigisho ndigisha rwose yabaga mu 20 gutyo 30 umurongo nasumye yose mwibuka ariko indirimbo ndayibuka narimbisha ngo twege basiganirwa aho dutegekwa twitegeye urembo tuza gutahamo ururembo ndayibara yirimba abantu benshi amasasa avuga amabomba gwa uyakoresha tunange ndabyibuka avuga abantu ba family yari nk'imvura mu gihe hesha ari imirambo mu mazu mu muhanda yose umujyi mbese nta wabonaga ntawo uhari ndigisha ndetse no kuri 3 nari ngarutse guterana ntangirwa n'amabombe yanguye menshi imbere niba barandebaga ubwo wigishije ku cyumweru cyabanjirije cyanyuma cyo kwa gatandatu yego 3 z'ukwa karindwi hari ku cyumweru nabo naragarutse nsubiye guterana ugarukira he kuko barandebaga harya hepfo hafi hano hitwa Gasani City niba ari Gasani City Nyamirambo niho harugura stade harugura stade harano natambitse akayira bombe nk'ebyiri zigwa imbere yanjye ari nk'ikimenyetso ndaryama ninjye barasaga ibyo byose niba bari ijari cyangwa kuko ijari yari yarafashwe nayo cyangwa irebero byatuzaga koresha tuni hafu nkaho hose ni Kacyiru namo Kigali yari sigaye noneho nkusha mu kanwa k'agakingo kari gahari njyamamo nkumva nta bari kuza kunyataka ngo nanjye ndarasa ndahaguruka nkumesha izindi ziragwa ndibwira nta bari kundeba pita nkatangaruka usubira nyuma asubirayo aho twari byo gusengura urabiretse ndabyihorera ariko hafi aho hari ahantu nasengeye bwaho hamya ndi gugwa mbwira badukurikiye ko bingana na Karegeya n'ibyanjye n'uhamya bwanjye nta kindi ariko nanjye birankwiza kandi birampumuriza bisho kumbera itsika mutima hari ahantu twasengeye mu rugo rw'umuntu ubu ntabwo nahamenya mu gice nire amazu n'ubundi nko hejuru ya Sun City usa nusatira ishyamba ariko mye kwishyamba buri bararituye nyuma hari ngo nkeya aho ryagarukiraga icyo gihe siyo rigarukire barituye cyane hari umusirikare nyiro twanaga wanjyanye gusenga ahantu kuko icyo gihe nasengeye ahantu habiri hari n'ikindi cyumba cyabaga nyuma bahitaga Kigali twasengeye mu rugo rw'umuntu hari ibihe byiza ahantu twasengeye turi bake turi gusenga anyereka umukobwa we yarabizi ko hari bijya binezeza cyane turamusuza umukobwa twasenganaga Remera n'ubundi nari muzi n'amazina nari nyazi ariko ntabwo nzi ukuntu yari yaragezaho mbese ubu yahagize uburyo kwihisha kugira ngo abeho afite uko yahageze ikintu cyantagaje ndakubwira rero Karegeye twararamukanije amarira amumanuka hano arambwira ngiye ati sikwize ntabwo urazana abantu bo kunyica mbese amburira icyizere ngo nari umukristo sikwize ubu nizere ko hari bwicwe mwari muziranye Remera musenga na Remera umusanga Nyamirambo mu Kigali agira ngo ni uri kumugenda yarikanze yumva ko niba ntanamwishe wenda kuko wenda ndiyoberanya mu bukristo uramurangira bicaye ariko kohereza abandi iryo jambo ryarambabaje ndamubwira se muvuga izina rye koko ndasana no kukwica koko kwizera barakwikira nese njye kukwicira birananiye nduza nabo kukwica nanjye nakwica ntabwo ndumwica nyindi umukristo ntabwo akagusengera Imana ikurinde igufashe muhana amafaranga 500 ntipfa kuyafata ntiwaza buri cyo yagura ntabwo nyuma hari musaza we waje kudukurikira kuri biganiro arantelefona ati kutavuze ko namaye ibishyikira kuri KOP musaza we
uwo musaza we nyuma ya jenoside twaramenye ko tumenyanira mu rusengero mbizi ko ari musaza we ariko ntabwo nari nzi ko yarari aho hantu n'ibyo bishyimbo uvuga namuhaye icyo gihe uvugana na mushiki we nawe yarahari nawe ngo yarahari ngo yari umwana mutoya ngo twarasohokanye ngo njya kumugura ibishyimbo ndabimu wahora byibuka ariko njyewe ntabyo narinzi akubika ibiganiro arantelefona ati Kwizera ati kuki utavuze ko wampaye ibishyimbo ati ndagukurikira kuri kwa Karegeye ati rwose muri abagabo ati kuki utavuze ko wampaye ibishyimbo mwana wa mama akurambira ngo mwana wa mama niko anyita buri gihe ajyama n'amafaranga umugabo rwose we yarakize ameze neza uko biri kose arabaye hari uko ameze ariko ajyama n'amafaranga nibyo nyine ati ntigiye naguhaye ibishyimbo atumaze guha mushiki wanjye amafaranga wari kumwe na nakana nakati twarajyanye ugura ibishyimbo ahantu urabima ntabwo nari mbizi wa mukobwa rero bwabwo umva ko mu by'ukuri yasigaye niba yarakomeje no kwihishaho niba yaragize ubwo ati sinizeye Kwizera ariko ubusangeretse ko adafite icyizere kandi koko muri biriya bihe icyizere cyari gike kuko niba yarabonye abahemuka ntabwo ari kunyizera ariko ndashimira Imana ko ahari wenda niyo agira abaza koko ashobora kuba ari gukeka ko ari njye ubohereje ibintu by'Imana ahubwo akantu narabonanye se nyuma ngarutse nanjye mbaye umuntu ndi mu gisirikare muri APR byari bitarabara DF yari kiraperi twarabonanye narapereje amakuru menya ko hari ko yashatse umugabo 97 bamaranye igihe tubabyaranye kabiri umugabo arapfa umudamu ndamusura ari umupfakazi ari umukristo mu rwe turicarana yamaze iminota myinshi ndeba arira gusa ataravuga amenya koko ko ari nge ni wowe none ikintu cyandyoheye nshaka kuvuga uyu munsi nuko ngo mu gihe yibazaga niba naba nkiriho mu bintu yibukaga atetse ati yibuka amafaranga 500 namusigiye umwana wa mbere abyaranye n'uwo mugabo yamwise Kwizera nyuma yarambwiye ngo dore umwana nise Kwizera kugira ngo nimbura Kwizera wangiriye neza nge ndeba Kwizera mu nabyaye ongera ubisubiremo umwana w'imfura w'uwo mudamu akimara gushaka 95 nibwo yashatse umwana wa mbere yaravuze ngo ubwo Kwizera wangiriye neza sinzi ko nzamubumva ntiyaraza hondi atariko nimubura burundu nzajya murebera muri uyu umwana mwita Kwizera kugira ngo ajye nyibuka avuga iryo zina anyibuke yibuke neza namugiriye nakumbura Kwizera wamugiriye neza ahamagare Kwizera yabyaye wifuraye ako kantu mu buzima bwanjye kabamo nubarahari arahari iyo ni karuma rwose arahari tugira neza ukayisanga imbere byanze bikunze komeza umukristo muri biriya bihe byarashobokaga nubwo hari nanjye bagenzi bagenda nabonye bagamburi bakabivamo nayo ni ingingo ngomba byashobokaga abavuye abagamburutse bakajya mu bindi bibi babitewe n'iki babitewe n'imitima yabo mibi nk'ubuhemu nuko ibintu avuga ngo ni satani satani kuko ariko satani ntigaragara kandi ikorera mu garagara babitewe n'imitima mubi n'uburangare ntigaragara ikorera mu bagaragara kandi ubu babonera bavuga ngo kucisha umugore unitewe na satani ntabwo urayerekana ntabwo urabwira umucamanza ngo satani mu kumva kazavuga impamvu ni wowe ugaragara ni wowe wakoze ni wowe wabikoze ubwo abo ngo babitewe n'imitima yabo mibi ariko uburangare no kutareba kure kuko kiriya gihe cyabaye igihe bamwe namwe kimeze nk'urugogwe ruguye ku muntu abantu bakoma gushyira ubwenge ku nyuma akibaza agatekereza neza ahubwo ngewe agatsinda nasuraga ingo z'abakristo nkabari kanaka ameze ati nkajya kumusura nk'iwe kuko bumwe ngasanga wenda bakanjye ati araha naha abantu benshi rwose nagiye ngeraho kandi ikintu nshimira Imana uranyishimira nuko abo twabonanye bose bari nuko nakubwiye nahaye amafaranga 1000 Kanombe nkanamuherekeza agiye kugura ikintu turagenda mfite imbunda arakigura aragarukiwe we n'umugore we n'abana be bose bari ukwize biriya bihe byari byoroshye gutsimbarara ku Kristo abantu bamwe bari kwicana abandi bari gusahura abandi amasasa ari kubavuga ku mugongo barimo barahunga inzara inyota ubu Kristo bwakiriye gihe bwari bugeze yuko wabubonaga ariko Karegeya ibintu duhura nabyo byose muri iyi minsi twega basoma Bibiliya tuyizera tuyigenderaho harimo abandi bantu bahuye n'ibiruti byo kandi baranesha kandi tuvuga ngo tubafateye icyitegererezo ni koko cyari igihe kigoye ndabyemera cyari igihe kibije koko abantu bagamburura ariko umukristo wigishijwe wasenze Imana uza agaciro k'umuntu n'undi uza agaciro k'amaraso uza agaciro k'ijuru tuvuga duharanira ntago kwijandika mu bibi cyabere gisubizo ubukristo koko buba buhungabanyijwe ariko buba bushoboka ntago nagomba hari ijambo
andaho hantu naraye Kicukiro narose mu nzozi umuntu ambwira nsanga riravuga ngo nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa mu gitabo cy'imigani narose mu nzozi umuntu ambwira ngo nisubire ijambo narose umuntu ambwira ngo niyahure ngo nirasa ibintu birebire noneho ndota n'undi ambwira ngo ariko ngo ubanze usomeho ngarahambwira noneho ngarukiye akenge kari kanwe gake ndisubye nsanga riravuga ngo nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa aho ni hahandi bagusize aho bansize aho yes aho bagiye utabizi aha naho iryo jambo niryo warari niryo narari unabivuze neza cyane niki kuri nyagenda naga Bibiliya kandi nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa iryo jambo ryambereye inkingi na n'uyu munsi kandi wibuke ko wenda kabushaka ko ari bagiwe wibuke ko ngiye kwizera Valens ziraziritse muzi murebe Imana yari yarambwiye ko nzaba umusirikare mu nkotanyi warabivuze sinari nzi inzira bizacamo rwose reka aho ntabwo naranabishushe ariko nabibwiye abantu n'uwo mugabo w'i Kanombe n'ubu arahari wabivuze bitaraba icyenda abo mwabanaga muri fari wari babwiye nababwiye uwitwa Rufosi bikemura mpaka yarabizi n'Isaba Karifiti yarabizi yego Urugendo Ntwaza Vesa yarabizi abantu bari babisimije Imana ambwiye ko nzamuha hanyuma murahungana mugera na Kongo abo mbibwiye bose twabakozaga ati nta wabyibukaga nta n'uwari ukibyibuka ninjye nabyibukaga gusa wibuke kandi kantu niba narakavuze ariko narakavuze Imana itubwira ngo igihugu ngiye hawo mu Rwanda ntabwo nakavuze ibiganiro ntabwo navuze yakavuze yewe nari mbitse amabanga menshi ariko amabanga kambira urujijo ukomora hese zari nk'ubuhanuzi ariko akambera urujijo kuko ntabona uburyo bizashoboka twarasenze turishyoro ngera aperi kuri imyitozo cya kibuga cyari gihari na mbere ariko ntabwo twaje ngo kubwire ngo somirwangira simbizi ntabwo twaje ngo kubwire ngo twasengeye aha ahubwo yari redemi noneho twarasenze bwo mu rugo turasenga umuntu w'umuhanuzi w'umusivili aravuga ngo Imana iramubwiye ngo abasivili nibatahe ngo ivugane n'abasirikare nari mpari nuko bamwe mu bo twari kumwe ariko hari igihe badukurikira fati nanjye nari mpari abasivili barataha hari ku mugoro hari kuwa gatatu mu kwezi kwa gatatu munsi itariki sinayibuka aravuga ati Imana irambwiye ngo nubwo mu Rwanda ngibyo mukora byose ngo murushaho kwiyeza ngo kuko ngo iki gihugu ngo igihaye abo muri kurwana ibyo nibo babyumvise muri wowe byemera ntabwo kwemera ko iryo juge par histoire on la constate umva amateka ntawe ujya nayo yes nubundi se uwo muntu sinibuka sinamumenya niba narocha ariko yaravuze ngo Imana irambwiye ngo mwarwana mwarorera murushaho kwiyeza kuko iki gihugu iragitanze igihaye abo muri kurwana bikiri mu gatatu hari ku gatatu ku 94 icyo gihe bivuga uretse ikintu cyitwaga zone tampo cyariho sinzano cyageraga naho cyageraga ari iwanyu uramugeze no kuri base ariko uretsaho nta hantu hari urugamba rukaze nta hantu inkotanyi zari zifite wena nk'umucizi umutarane buze byaragoranaga kubyekura ubwo ahubwo twe iyo twaganiraga hanze bamwe umvaga abantu bavuga nta muntu twabiganiriyo ahubwo numvise abandi bavuga ngo gashango ziraze bari inyenze ngo ngara ni inyenze ngo ngwezi ngo retse ngibyo bibyiye guze ngo waje guhanura ariko byara narumvise ntabwo navuga byarashobokaga nyine kira gihe iyo wavugaga ibyo amatwi y'abari bahari badashaka kumva bahita bavuga kuri inyenzi cyangwa n'imitekerereze y'urugamba kuva ngo zafata igihugu hundaga ntanzira ariko ibyo nyine jisi by'abantu batabona Imana y'ibibibona ariko okay reka abamwise inyenzi ashobora kuba yarariyo cyangwa atariyo ariko gutanga ubutumwa nk'ubwo ni uguca intege abasirikare ni no kwerekana ko uwo muhanganye afite imbaraga kwemeza rero ko uwateye igihugu afite imbaraga ubibwira abakirinze abari kurwana kandi babona ntaza afite wanabizira nuko nitwara abakristo kandi biza tukigendera twese haraho bari no kumugura nyine nuko yabivuze mu barokore nuko yabivuze mu bakristo kandi beza wongereho beza wabizira baguhamagara ukerekana aho imbaraga zikomora mu byukuri ura muntu ni Imana yari bimubwiye pe ako kantu nari nkazi mu bintu rero ntabwo nakubwiye ko no kwambuka igoma byangoye sinabikubwiye yego yamaze amasaha narahatinze ndahirirwa kwambuka byanze wanze gutanga imbunda nanze kurumita imbunda aho bazishyiraga ikirundo cyazo ariko nibaza ntabwo giye ibyo byombi
nambutse kuri imbunda yanjye yarangiye tugiye kuko twambutse ibibunda binini twambujya mu nijoro nako narakavuze ntago namenye ngo twagiye he mwarabyimukije nijoro muragaruka bishyira muri magaze turagaruka ku Gihira yego hahandi bavugiye ngo murumva radio Rwanda ivugira Kigali kandi iri Gihira mu ijipe y'umweru ndende yego urumva ari kumva ko utwo tuntu tw'Imana nari ntubitse mu mutima mu nkambi muri Zaire nari ntubitse twamporaga imbere nk'ibyako kanya ubwo wenda ubwo tugarutse twari dusa nagiye cyane kumva ko nyuma ari uwo mukobwa nawe aho navuye ntitwongeye kubonana aragiye dusubira mu Kigali ku itariki enye turahava ubwo namuvoma aho ngaho ntago nongeye kujya mpura n'abaturage cyane kiretse nkuko kuza gusenga nta bundi buryo ndibuka ko icyo gihe mu Kigali naje kugura utuntu tudukombe na duki ko twagira ngo tukitekera kugurwa na leta byari bitagishoboka nta biryo twari tukibona byari bigoye kubibona utwa n'igihe twaryaga porridge nayo kandi utamyanko yavuye nta biryo byari bikiboneka nta mazi nta kubisi byari ubuzima bugoye no ku basirikare bwari bugoye ubwo nyuma rero niho haje gukurikiraho rwa rugendo rurerure ariko ikibazo cyawe wambajije ngira ngo dusoje kugisubiza uyu munsi utwumva n'udukurikiye amenye ngo umukristo mu bihe bibi abo umukristo bigakunda ntagambure mu makuba kugira ngo gukomera kwe kutavuza byarashobokaga nanjye sinjye imbaraga aho zava ariko Imana arazimpaye ikora kandi iwacu turanatuzi n'ubusanzwe nuzi ko nta bintu by'ubuhemu biba no mu maraso y'iwacu n'ubusanzwe abantu b'iwacu bose urabazi nta buhemu bubamo nta buryarya mu muryango wacu nta manyanga nta bugome bose urabazi ndabazi rwose urabazi bo nta muntu w'iwacu n'umutazi umutima rero Kimana hari ahantu yakoraga muri kompanyi itanga amazi yari y'Abashinwa yego noneho ashinzwe akarere ka Ngoma muri iyi minsi ntayize ngo ni bya kera ntago ari y'Abashinwa noneho urumva yajyaga kuyakora kwa mabukwe urumva noneho tugiyeyo umukobwa hasigaye ambwira umugabo mwiza ngo umeze gutya na gutya birangira nsanze ari Kimana koko uwo Kimana avuga ni mukuru wanjye rwose kandi na pasiteri bose ndabazi uramuzi kibangira bazi nta kintu pasiteri twabanye ni Butare burya ari yiga theology yego yes ubwo rero uriya mutima twavukanye uwo kwitwara neza bihe bibi ari agakiza nari mfite kandi keza nari umusore kukuri nukuri ntwanya n'umwuka w'Imana n'umutima wanjye kuba umukristo muri biriya bihe byari bigoye ariko byarashobokaga nakubwiye umuhungu warimbaga muri murangana iki dusoza murangana iki mwabaye muri ubwo buzima bw'igisirikare igisirikare kiri gukora nabi mukabamo n'abarokore muri bangahe mubasha guhura mukavuga tuti cyagiye twaratwaje abo mubasha guhura turi bakeya ubise nibuka undi nawe uri hari ibubazi ubwo ndashaka kumenya abantu mwasenganaga mwese muri n'abasirikare muri fari b'abakristo dushobora kuvuga ngo ubu ngubu mugahura mugasharinga nk'ibi uri kutubwira nabo bakaba babivuga ku zindi cano ntago barenze batanu bonzi wabyumvise hari onzi uri ku Kibuye hari onzi uri mu Bugesera bo b'abakristo mbese twasigara bakira abakristo utuye Gahanga kandi utuye mu Mutara n'utuye mu Karange hariya hafi Karange ya Byumba yego cyangwa sabo ngabo ariko hari no turimbana muri korali twabanye muri ibyo bihe hari uwo turimbana muri korali twabanye muri ibyo bihe twari kumwe mwese mugendana imbunda na Bibiliya yewe arahari n'ubu turaririmbana mwagendanaga imbunda itsinda urugamba rutagaragara igatuma n'urugaragara rutsinda kandi twebwe zira zo mu maboko uretse wenda n'abagiye bagira ubugome bundi zino ko twe nta nicyo twazikoreshaga kuko nge nakoraga ku nini kandi inini zagezeho nizo bazikirwa iyo mu maboko yari yo kuguproteger ku giti cyawe apana kuproteger abaturage twe ntaho ntitwara abafantasi ntabwo muri fare ntabwo nigize navansa kuri tere njya kwataka nta na rimwe nari ko nabwo bakumbunda ni wohereza guri nukohereza uri hano kohereza Nyagasambure zikibungo nibyo gusa sinize navansa utazi wo kiragwaho nta na rimwe wigeze urasa umuntu mureba habe na rimwe fantore nagiyemo nje muri aperi ntabwo nagiye muri atire nagiye muri fantore no ndavansa ndataka noneho watangiye kwataka kugeze muri aperi ndibwo nabo igisirikare ubundi cyakindi Imana yari yarakubwiye yigezemo ikindi uziko muri fari no mu Mutara nabaga mba kuri matora
uryamye mu mwobo nyirayo mu mwobo imbunda iri he iro aho nyine tuyizengurutse ko hari abandi baturinze nabo yari ni VIP yubashye uko yari umutwe w'igihugu nanjye nararindwaga neza no mu Mutara no mu Ruhengeri irunaba kurinda byabaga bivuga gute byabaga bivuga ko ubuze iyo mbunda ntiri bukore ahubwo igihugu cyo cyayishise umugongo atira ari ikintu gikomeye cyane ibuze kandi abasirikare babaga ari ishema kuza kuyirinda ikompanyi barezaga kurinda BS yabaga ari ishema banagire bafite amatsiko kimeze gute mwajya nko kurasana ukuntu gushungira bari gukundure kandi bakikini bakareba bakita n'umusirikare nawe ndavuga amazina yigize kumpemba ikese ya mitsingi turi ibyumba asanga singa inzoga aranantuka agushimira ko wagiye ko nkoze neza ko wari amikese amitsingi ariko iyawe azo twajya twumva zasharingaga ziva nka Ruhanga zohereza amabombe ku Muyumbu none yagera mu kirere ukumva akaririmbo karyoshye niyo ni yihe akaririmbo ukumva igeze aho muringaniye ukumvira avuga ari umuhungu mujyana ajya avuga ngo cyaje tukandi niyo yangero mu kirere iravuga niyo sasa ibisakari iraririmba yiciyeho irayumva igivuga irigenda yumva nk'agashyururu niyo ngiyi naho nta kuntu umuntu atagira amatsiko nta bagusabaga lift ngo bakande nabo bari kure ntago wabikora iryo kosa ntiwaritinyuka ntago byemewe akoze ibitari byose wenda umweretse agakora ibitari byo kandi weho biritirirwa abashungeraga bagarukira barahagaraga gusa bakari ibyo muri bakajya kura bareba bakakugutera bakareba ngo kiragiye we natwe twaga turi ngicyo kiraje kugeza kiguye baranatwubahaga kuza kudusaba ngo ngiye gusura BS baranatwubahaga abasirikare bakaza kureba gusa aho turi bari wenda nk'igihe mutarwanye zaga zifunitse n'amahema yazo ziparitse izacu zari imbunda 8 bakaza kureba akajya agenda areba kora cokoza areba gusa mbese akumva arakomeye ko ibyo bintu bihari niba batwohereje nko mu Ruhengeri n'urugero bamenya ngo Katirusha yaje bakumva baragwana na morale kumva barakomeye ko Katirusha yaje waba uri muta bati Katirusha yararuguru bakumva mbese barakomeye ubundi wowe wayikoreshaga amasaha makeya ubundi babandi bafite arme ame bakikomeza akazi kabo arme ame ubusanze mu ntambara bo baba bari kugenda nyine bagana basatira umwanzi face à face n'ubwo haba hariho umuntu wanyu mukorana kuko urashe nka bombe ushobora kurasa bombe 2-3 utari warasa aho bashaka kurasa yego uriyo wanyu agera kubwira ati iburyo ibi nibi agoshi milimetero avadesa ariyeri irengeje kwizera kubwira ati naho ngaho ari yari umuze kutuyobora nabi turasa mu bacu icyo gihe bijya biba amayeri nkaya bose n'ibyo byumva no mu Burusiya n'amaze n'ibyo barasa mu bantu babo bose ibyo bibaho kwisi bose mu ntambara soreza kuri iyo morale yabo abo basirikare bandi bazaga gushungera kureba nyine uko bikora urumva niyo mbunda yari igezweho icyo gihe mu Rwanda niyo yari igezweho uyu niyo yari igezweho kuko izindi zaje kuza ziyiruta saje inyuma rwose hafi nk'ikenda na 2 na 3 mu mpera niho saje ziyiruta wowe wayitangiye ryari 9 mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa mbere nari ndi kuyiga i Kanombe twigishwe n'abazungu b'Ababirigi n'Abafrika y'Epfo n'Abanyarwanda bagiye kubyiga kuko kwiga kwari ukwiga mu gitabo kandi kugafata note bukazatanga n'ibizamini akanakosora rekada abatsindwa bakabakura bagasibira kuko icyitwa gusibira iyo watsindaga byabaga ari fonction spéciale amafaranga 600 ajyaga ku mushahara wawe ya buri kwezi yubwo yabirangiye Burundi yabaga agiye howe mushahara iyo fonction rero wari iharaniraga twigaga na nijoro hari umugabo witwa Sesi mujyaga twigisha na nijoro tukiga kuko byarihutirwaga cyane bo ubundi u Rwanda ntirwari ruyizi kansorize kuri ako wenda ubundi intambara yaba u Rwanda rufite imbunda bavuga ngo ni Nyamisiri zabaga ziriho n'icyaro nizo imbunda nini mu Rwanda yitwa mu Rusesa ariko z'inyamisiri nibyo byasiye muderi bya cyangwa byarwanye n'intambara za kera zose noneho iyo rero ngo baje kuyifatana APR basi babona ni nziza icyo gihe bari inshuti za Habyarimana bahisamu izo mbunda 8 barayibonanye uruvuze kuyifatananya ngo barayambuye APR babonye ko APR yifite barayibambuye ari imwe noneho babohereza izindi bayirebye basanga ni nziza ngo Habyarimana ngo yasabwira uwo bitaga Nyirarume cyangwa sheri we uzwi nyine icyo gihe mu Bufaransa bahita bamuha 8
anko ni anko hari ubwo ro mu bantu baje kuziga mbere na mbere mvuye mu Bigogwe abize zikiza narindimo watsinda bakakongeza 600 ibizamini kuyiga kuyimenya byose uyimenye bya caractéristiques générales sinjye kamwe caractéristiques générales yes kubara kimwe sona baguha certificat aragenda ndimanga bivuze ko byo bimenye ko aragenda ntago ariko byahoze yego ndabizi wa nta certificat baguhaga ariko iyo fonction kumva ko ufite fonction spéciale warushaga uwo munganya ipeti ho 600 Jenoside yageze mpenga 813 yego hari abaserije narushaga umushahara bari serije kubera wowe udufu iyo mbunda ayo mahugurwa cyari ibintu nka bitatu twahemberwaga byajyagaho ugasanga hari serija ndusha umushahara kana kubera iyo formation niyo fonction ubwo rero umva ko impamvu bazagushungira rero yari iteye nabo ofisi bazaga kugirwa n'abakoroneri mwese araho yayibonye yari igisirikare cy'u Rwanda koroneri we iramva ngo munyere kuko bigenda basha kuko bita mumwerekanye ni vuba munyere kuko bigenda basha barasa gute hakanije n'ibiti mwereka ngo munyereke ugahita ukamwereka twereka uko wamwerekaga koroneri utangira neza byose ukavuga uti waratangira mwereka nti nyine mo koroneri hajyamo amasasu 12 nkuko mu bireba kandi ni butodo commande ukamubwira avuga iti ngiyi ni kabure electrique ukamwigisha umwana uko wandika ukagera hariya uti ni butodo commande ti umunana kiri amabuto 13 uti ngiyi ya 13 niyo ukoraho ikabona gushyira umuriro muri izi zindi ukajya ukora kugenda ariko urutoki rukiri kuri butodo commande turuti unda bari gukaraga dinamo hano kabimwereka ukaraga ono hakfati ati kankarage agakaraga nawe nyine kuko ntacyo biri gutwara ati komva bivuga ati ko bivuga turakaraga tubona inkanda hano umuriro ukunyoherereza urajyamo hano amamba ni gukanda ati makigende ati akabwira nk'umuyo ati nimuza kuba muri burase byanje byo ubwirinzi kuba afite radio nuko aramuhamagara byaba ari ngombwa ko turasuka muhamagara akaza kabireba bombi kagenda nawe akavuga ati nkanda igasohoka reba we akavuga ati nkanda utikanda gakanda ofisi we kamemo baramubwira uramurekaga hanyuma ya ntuza se ya makuru wabaguri guvana ku wanyuri hirya avuga ngo ganisha ha iyo koroneri yazaga nawe kugira uwakiraga message ninde uri gukoresha ni nyiri n'umuyobozi wacu nyiri ufite radio igisirikare ariko kuko ijwi na koroneri abaryumva nese murongo ntabarumwe yego abaryumva nayo bivuga yumva nawe niye bivugiramo aho ndakumvise iyo yose biri kuvugiramo iyo hari bashaka kuvugana ibyabo gusa bafite uko babwirana bagahindura nk'ubu bamwe bavuga yabo baziranye nk'aba ofisi bakomeye bashaka kubwira ati jahana ubwo nuko bashungiraga kaza yari imiti ikomeye yubashywe basi nuko waruvuze dusorezaho yego ndashimira Imana yamfashe muri ibyo byose ndashimira nawe wampaye ibiganiro ngo tuganire nanjye ku mutima haruhuka ariko dusoje mbwira abantu ngo umukristo mu bihe bibi ibyo ari byo byose birashoboka ko yakomeza akaba umukristo ntagambure mu makuba gukomera kwe kutaba ubusa yego iyabinshoboje ibishoza n'abandi yakoze cyane yayo ngo korego nitwongera kuganira tuzaganira ibindi iki kibazo turagisoza tuzaganira ku bijyanye n'amadini ibihano bitangwa mu madini ariko igihe cyose umusirikare w'umurokore iryanyuma biroroshye rwose gutwara bibiliya n'imbunda biroroha kuko byombi ntibiremera yego imbunda iyo uyiga bayigutoza bwa mbere na mbere bajya kugira ngo ni umugore wawe ngo ugifata nk'umugore wawe hari naho twajyaga turyama baragutoje kuyipfumbata uburyo uyipfumbata iri no mu maguru ngo umugore ngo bapfumbatana n'umugabo noneho iyo mwabikoraga ubashinzwe yajyaga aza kuyisotoramo kugira ngo yumve uwajenjetse bayimwamba yumve ko umugore wawe kuko umurinzi umufite kandi iyo inyegangize gake uhita wicura uri umusirikare uhita wicura ahubwo atitonze wanamurasa batoza nta sasu ririmo kuko azi ko ushobora guhita umurasa gutwara imbunda kuko uzi iki kumariye nko kwagutoje ngo ni umugore wawe kandi imbunda ari y'igihugu birashoboka gutwara bibiliya nk'iyo ugera ahantu wicaye utuje bagenzi bakomeretse wenda nawe urakomereka bagenzi bapfuye ijwi rakora ko nawe urapfa inzaruga iyo usumye bibiliya ugiriho wabona umwanya nyine ubwo wihinaga inyuma y'agahuruse nijoro wibuke ko nge ntari umufantasi umwanya nawe ubona guhagiye nibyo umuntu ubura umwanya n'umufantasi ariko umuntu uri kuratira ari muri byaza arawubona murarasa mu gatuza mu kanaga ahubwo ushobora kumara n'umusozi ni icyumweru cyarashiraga ubundi inite nini zijya aho byakomeye habaye kwatakana gukomeye cyangwa se abo banyu bashaka kujya kwataka mukajya kubapa cyane cyane
iyo batiwe kuba barazinduka batakana burya kenshi amataka akunda kuba mu rukerera burya kenshi na kenshi nibwo zikunda ubu arige zabikwaga rwose neza ahubwo mukajya muhanagura mwoza mubika bibaho rwose cyane none akaba umwanya mwabonaga wo tukajya mu nsengero gusura tukigisha kenshi twaga kuri tele ni nabaye mu ruhengeri ndi no muri korali hari kare abasirikare ubona umwanya wo kurepeta y'abasirikare mubanaho 8-10 mukarepeta mukazajya gusa indirimbo ku cyumweru bakaririmba babizi ngo nabasirikare n'ubibiase bukigendera birashoboka rwose gutwara imbunda irwana urugamba rutagaragara n'irwana urugamba rugaragara izo ntwaro zombi umukristo arazitwara akazibika akabishobora Paulo yaravuze ngo nta wa musirikare ngo kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinesheje umwana cy'ubusirikare ijambo rya muri Bibiliya sorry ngomba iki nta wabo musirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje umwana cy'ubusirikare abakinejeje umwana cy'ubusirikare ijambo sare mu rundi rurimi umbwire nuko rivuga ubugigura uzasanga kandi havuga ubuzima kuye murongo keretse niwe hangana nkarireba ko ntabone ndifata mu mutwe ngo nta wabo musirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo abakinejeje uwo mwandikiye ubusirikare ubu bugingo ubwo nukuvuga ngo n'ubuzima mu by'ubuzima yishandiye mu by'ubuzima wabumwandikiye ninde umvana Timoteyo wandiko rwa kabiri pandikiye Timoteyo ibice 2 ku murongo wa 4 Timoteyo wa kabiri ibice 2 umurongo wa 4 uzambere rero mu ndizindi ndimo umbwire ndaza kubireba nta wabo musirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwo mwandikiye ubusirikare abakinejeje uwo mwandikiye iyo wijanditse mu by'ubu buzima ukasahura n'ubukinejeje wataye umurongo nk'ubukinejeje kwandikira ubusirikare Urakoze cyane urakoze Valence Kwizera twibutsa abadukurikiye ko bafite imodoka ibinyabiziga bifite moteri hari amavuta yitwa X1R agenda bafasha kugabanya ibyotsi muri moteri cyangwa se no kugabanya essence na mazutu imodoka ikinyabiziga kiba kinywa ngira ngo mwarabyumvishe ko amabwiriza yasohotse yuko bigiye kujya bapima imyotsi so rero ayo mavuta ya X1R azabafasha azabafasha kugabanya ibyo byotsi nujya no gupimisha imodoka ntibakurega ibyotsi so muzabasanga aya mavuta Green Tech ikorera inyuma muhanda we nyuma kuva hagati ya Dialogue na Inyamirambo hagati ya Dialogue na station ya polisi ya Rwezamenyo ni nko mu gikari cy'abaskuti cyangwa iruhande rw'ishuri ry'intwari so cyangwa muhamagare kuri 07 24 so mwakoze cyane reka dushimire Valence rero nyine abatuzaniye atugaruriye ka morali mu bantu ibintu by'abantu bamwe baba baribagiwe buri wese ndabizi neza ko tubashije kumutunga kamera buri wese afite amateka yavuga mu maseri atari munsi ya 15 kuko guhera kuvuga ubuzima bw'umuntu guhera 90 kugeza nibura muri 2 iyo myaka 10 buri wese afite igitabo cya volume nk'eshanu yabasha gusohora niyo mpamvu twabashe twahereye kuri Valence ufite kubera ko umusirikare w'umurokore noneho mu gihe igisirikare kiri gukora nabi ni ingamba ni intambara zirenze imwe yabaga arwana n'abandi baciye muri ubwo buzima rero tubashimire ababashije kuba bakiriho twihanganisha abatarabashije kugeza kino gihe ariko umuntu wese ufite ubuhamya busa gutyo n'ubu ngubu akaba gihari aho ari hose nadushaka tuzamusangayo na buru nyirigira abantu bamuzi imuranze bose turamushaka pe tuzamusura naboneka azatanga agatego tuzapanga wenda duhurire igahini cyangwa duhurire igakoni nitubonana twicaranye tuzaganira ku rugamba rwo muri Kongo nge nawe turi haje yavuze ngo umubaranda yarahego yampaye nka kwisoko amurashize hasi mu kirenge abona bote iri kujenga amaravuye barate yampaye nka kwisoko ubundi yakunda kwirahira ku iteme kwa Muvuna Ndinda umva ukuntu umuzi ubundi yirahiraga ku iteme kwa Muvuna Ndinda so mwakoze cyane rero ntabwo twaherukanaga ariko turabashimiye ko mwakurikiye ikiganiro Valence nakagaruka nabandi iyo shene abavuga yose aho tuzabasha kubona guhura bamwe mu bukwe bwanjye harabuzabona bamwe muri aturi kuganira harabuzana uzabanyereka no kusakira umuntu ko nzabanje nje kureba wa mudamu wa Bubazi n'umugabo we nzabanje kureba wa muhungu wari utuye Indera wagiye bagitima abimenye abo bose nzaba nicyo kizaba kinzanye rwose murakoze